Hello, ni ku Inkuru TV aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Christine. Tugiye kurebera hamwe Christine ni muntu ki, Christine akunda iki, Christine yanga iki, turebe imico n'imiterere ikunda kuranga uyu muntu muri sosiyete. Mikaze rero abashyashya kuri iyi channel y'Inkuru TV, mbasaba gukora subscribe bagakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho biboroheye, kandi mwibuke no kuduha like ku biganiro tubagezaho. Ababishoboye namwe mutwandikire muri komenti, turahari ku bwanyu. Christine rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki aho risobanura Mesiya. Reka turebere rero hamwe mu bigiye biranga uyu mukobwa cyangwa umubyeyi witwa Christine. Akunda guhora yarimbye, arakundwa cyane, abantu bakururwa n'urukundo rwe n'ubwiza n'imisatsi ye. Christine rero asa n'umuntu utuje inyuma, ariko arasabana ku buryo abahungu bakunda kuvuga bamukunda kuko abashotora akabaganiriza. Abasore bamutereta ntibijya bibagora kubera yuko ubwe azi kuvuga, akaba yarabashotora akanabaganiriza. Christine rero akunda gukora imirimo y'ubutabera, itangazamakuru, kumurika imideri, ubuganga n'ibindi, bitewe ahanini n'uko yishimira guhura n'abantu benshi. Christine rero uzasanga muri we ari umukobwa cyangwa se umubyeyi w'umuhanga, ni umusirimu kandi akamenya kwakira abantu neza. Ni umugwaneza, arafasha kandi akunda kwiyunga n'abantu iyo hajemo agatotsi mu mubano wabo. Azi gufata inshingano no gukora ibisabwa iyo ari ngombwa, yaba mu buzima busanzwe cyangwa se akazi akora. Agira ibitekerezo byubaka, gusa ababazwa cyane no kubona hari ikintu atakoze uko bikwiriye. Iyo afite umuryango mwiza ashobora gukora ibishoboka byose ngo ibikenewe biboneke cyangwa se afashe abagize umuryango. Ariko iyo ibintu bitagenze neza, Christine ashobora guhitamo guhunga uwo muryango akawitaza kuko akunda kubaho mu mahoro no mu bwumvikane. Christine rero ni umuntu ukurura abantu, aho ageze baramukunda kandi yita cyane ku buryo agaragara mu bandi. Ibi bigaragarira mu myambarire ye cyangwa mu mahitamo atandukanye bakora mu buzima.
Christine iyo akiri umwana aba ashaka kwigenga, gukundwa ndetse atinya cyane abantu bagira amahane, bamukubita cyangwa bavuga nabi. Biba byiza iyo ababyeyi be bumvikana kuko ubwumvikane iyo bubuze agerageza gushakisha ahantu ahungira ubuzima bubi bwo mu muryango we. Christine akunda ibintu bishya, gutembera. Christine rero acika intege vuba iyo ahuye n'imbogamizi mu byo yiyemeje. Mu rukundo Christine, umukobwa cyangwa umubyeyi witwa Christine agendera cyane ku bitekerezo by'umuntu n'uko yitwara, kandi kunyurwa kwe biragoye. Arashidikanya igihe kirekire cyane bitewe n'uko ashobora gukomeza kubona ibitagenda neza ku mukunzi we, cyangwa gutinya uko ejo n'ejo bundi bizagenda n'uwo mukunzi we. Umukobwa rero cyangwa umubyeyi witwa Christine, ku bijyanye n'urukundo n'amahitamo yiwe bimubera ihurizo rikomeye, amara igihe abyibazaho, ntaba yifuza umuntu uzamubabaza. Christine arafuha mu rukundo kuko aba atifuza umuntu wamubuza amahoro, ni umuntu udahisha amarangamutima ye, ariko nanone ni wa muntu wicisha bugufi. Christine rero aho uzamusanga hose, umukobwa cyangwa umubyeyi witwa Christine uzasanga ari wa muntu urangwa no kuba ari umunyamahoro, kandi bagira umutima ufasha, bagira ibitekerezo byubaka, kandi bafata ibyemezo. Ni abantu muri bo bagira n'amakenga. Nizere rero yuko aho muherereye hose murushijeho kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere y'aba Christine, mukaba murushijeho kumenya ibyo bakunda ndetse n'ibyo banga, mukaba mugiye kurushaho kumenya uko mubana n'inshuti zanyu zitwa ba Christine cyangwa se abavandimwe banyu. Nkomeza nsaba abashyashya kuri iyi channel yuko bakora subscribe kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu tugiye tubagezaho igihe bageraho biboroheye. Mwibuke gukora like ku biganiro byacu. Mwakoze cyane, mbashishikariza ibiganiro byacu by'ubutaha. Mugire Imana n'amafaranga.